Yes, nizere ko umeze fresh kabisa hogiye uherereye udukurikiye kuri umunota sport. Nizere ko ibintu ari fresh sana. Bob 24 tuje muri breaking news akakanya kabisa, makuru abagezweho kuri uyu mugoroba. Ni iminota mikeya tugenda tumenya ese nibihe bigezweho muri akakanya. Akakanya na makuru tugiye kuba ducacamba vuba duhera mu ikipe ya Gicumbi Football Club tuza i Kigali. Igicumbi uti bimeze bite? Uraye neza John akaba ari umuyobozi w'ikipe ya Gicumbi, akaba maze kubwira itangazamakuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye bibacishije ku mbuga nkoranyambaga za Gicumbi Football Club ko ikipe yamaze kuba yumvikana n'umutoza Afahamu ya Lotfi, akaba ari umwe mu batoza baciye mu makipe akomeye cyane hano mu Rwanda, ari buyo Mukura Victory Sport Waziri rabizi ko yaciyemo cyane, ubundi akaza kuba yerekeza mu ikipe ya Murera aho bitaje kumukundira, aho yavugaga ko yazanywe na Bubuni. Ubundi rero uyu Afahamu ya Lotfi ubu ngubu rero akaba yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Gicumbi. Rero ukibaza ngo ibintu bimeze bite muri Gicumbi, wakwibaza ngo yasinyemo imyaka ingahe? Yasinye imyaka 2 ishobora kongerwa, ahabwa inshingano zigira zitya. Lotfi yahawe inshingano zo kuguma mu cyiciro cya mbere, icyo ni icya mbere. Ubundi asabwa gushyira Gicumbi mu myanya 8 ya mbere muri iyi saison ya 2026-2027 tugiye kuba twinjiramo. Ubwo rero amahirwe masa kuri Lotfi ni ukwibaza ese bizagenda gute. Ni nyuma yuko ikipe ya Gicumbi itandukanye n'umutoza Methode wamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Sunrise, aho agiye kuba afatanya n'umutoza uvuye muri Bugesera Bwanamana Kamarade. Ubwo rero Gicumbi FC binyuje ku mitandaro yayo ya Instagram ndetse na X amaze kuba batangaza ko bahaye ikaze uyu Afahamu ya Lotfi, akaba amenyerewe cyane nk'umutoza utavugirwamo, igifaransa cyinshi, icyongereza cyinshi, ifege ryinshi muri half time ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo rero Afahamu ya Lotfi akaba ari umwe mu batoza bagiye bakora ibigwi hano muri Mukura Victory Sport, ariko yagira muri Rayon Sport bigasa naho byanze. Ngiye poste rero ya Gicumbi FC ivuga ati welcome Afahamu ya Lotfi, Gicumbi FC new head coach. Nukibaza ngo azamara igihe kingana gute muri Gicumbi? Tazasoshobokana n'abari abaturage bahariye. Nabonye baba bafite umufana mwinshi, nabonye baba bameze neza cyane, badakunda intsinzwi. Ubwo rero mu byo President John ndetse na Vice President Tade bamuhaye nukuba yagira gutya akaba akora neza akazi kiwe, akazabona ibihembo, cyane ko amakipe 8 ya mbere ahembwa na Ferwafa na BK Pro League amafaranga afatika. Ubwo rero uyu mutoza Afahamu nukuzareba niba azaba ajya muri ibyo bihembo cyangwa se nkuko Bisengimana Justin yabaye n'umutoza uba nominated kuba yaba umwe mu batoza bakomeye cyane hano mu Rwanda ndetse n'akano umutoza wa mbere. Nyuma yo kuba nomine rero abanyagicumbi baravuga bati niba umutoza wadutozaga yarabaye nominated, ese uyu Afahamu yamuzanye we araza gukora iki? Ubwo reka tuve Igicumbi twerekeza hano i Nyarugenge katikati hano hepfo kuri Mesi Kimihurura, nyuma yo gusinyisha Rubuguza Jean Pierre muri APR Football Club. Ubu ngubu APR ikaba imaze gusinyisha uwo bita Fidari Uwiyaremye, akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bavuye muri Kiyovu Sport. Ariko uyu Uwiyaremye Fidari akaba icyo azwiho cyane ari ugutsinda ibitego muri rusange. Ubwo rero Uwiyaremye Fidari akaba yakinaga asatira mu ikipe ya Kiyovu Sport, akaba yamaze kuba yerekeza muri ikipe ya APR Football Club, akaba yaratsinze ibitego muri Kiyovu bigera kuri 11 byose. Ubwo rero nukuba tukareba umusaruro agiye kubatanga mu ikipe ya Nyamukaragira mu kibuga zikarasa imitutu. Uyu Fidari icyo wamumenyaho nuko
nyuma yo kumenya ko uwo bita Mugisha Ziriwe barafinda ndetse na Ruboneka Jean Bosco bamaze kuba batandukana n'ikipe ya APR Football Club ari abanyarwanda. Uyu nguyu rero yahise avuga ati nanjye nta gushidikanya ahita nemera kontra ya APR Football Club. Uyu rero uyaremye akaba yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya APR, akaba ari umwana w'intare waciye muri Marine aca muri Kiyovu. Ubu ngubu rero akaba yamaze kuba sinyishwa n'ikipe ya APR nyuma ya Rubuguza Jean Pierre wari ufite assist 7 n'ibitego, yari ufite ibitego birindwi na assist enye, akerekeza muri APR. Ubwo no kujya gukina imyanya hafi 3 akina yose 16-8 yose ni imyanya uyu Rubuguza Jean Pierre nawe akinaho. Ni mu gihe uyaremye Fidari we muri rusange kina nimero 9 kina 11 kina 7 hose ni umupolivala. Ubwo rero akaba yamaze kwerekeza muri no equipe y'ingabo z'igihugu nkuko yabitangaje kuri X yabo ati welcome to the pride. Turakaza neza amahagaciro. APR yishimiye gutangaza uyaremye Fidari kuva muri Kiyovu Sport nk'umukinnyi mushyashya w'intare. Ati new line joins the family. Ati uyu mukinnyi mushyashya w'intare rero yaje kuba yinjira muri famille y'intare, azanye determination cyangwa se azanye ingamba zo kuba agira gutya akarwana, bundi akaba yagwanira na badge ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero ati together we chase greatness. Ati twese hamwe twirukansa cyangwa se tuba tureba icyateza imbere idarapo cyangwa se badge ya APR Football Club. Welcome home Fidali. Ubwo rero bashyiraho utuntu tw'utu fireworks cyangwa se twimiriro tugenda twaka. Ubwo rero APR ikaba yamaze kumwibikaho tayari. Ubwo abafana hano muri commentary ariko mwibuke ko Kagege nta musimbura. Ubwo byose no kuba tubitega amaso tukareba niba Club Giant bita Kavuna afatanyije n'abandi bose bazajya bagenda basinyisha n'abandi bakinnyi muri rusange. Ubwo aho ni muri APR Football Club. Reka dusoreze muri Murera, ntabwo bavuga muri APR ngo reke kuvuga Rayon. Rayon rero nayo dukuru ni ducya turimo, ariko inkuru nyamukuru nuko amaze kuba isinyana na Skol amasezerano y'umwaka umwe, aho yamaze kuba yumvikana yo kuzahabwa miliyoni 180 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ikomezanye na Rayon. Rayon izakomezanya ni Skol rero, aho Rayon Sport izajya igenda ifata amafaranga rwose, aya mafaranga ku mwaka, hanyuma ni ubundi Rayon Sport igumane na Skol. Ubwo ibi bizafasha Rayon gukomeza gukorera imyitozo hariya mu Nzove, hanyuma n'abakobwa bakomeze kwakirira hariya mu Nzove. Urumva ko ari ibintu biryoshye cyane muri no equipe ya Murera. Ubwo abari bari kwibaza ngo izakorera imyitozo cyangwa se izajya ijya hehe, Rayon Sport iracyari kumwe na Skol muri rusange. Ikindi wamenya nuko RGB nyuma yo kumenya ko aba bayobozi barimo Murenzi Abdallah ameze neza cyane mu ikipe ya Rayon Sport, abafana bamwishimiye. Uyu Murenzi Abdallah yamaze kubabwirwa na RGB ko azagira gutya agakomeza kuyobora ikipe ya Rayon Sport mu nandi mezi 12, hanyuma nyuma yaho bakazaba bagira gutya bakaba aribwo bategura amatora rusange ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ni Murera, uwo ni umuyobozi wayo ari kumwe n'umuyobozi wa Skol, agenda bavuga bati Skol na Rayon ni ibintu bisa rwose. Ati nubwo twagiye muri BK Pro League na Rayon Sport ni yacu. Nyuma yuko mu minsi yashize hagiye hagaragara amakuru abareyo basa n'abivumbuye kuri Skol bavuga bati nigende, ati natwe ntago tuzongera kunywa ibinyobwa byayo. Ubwo rero ubu ngubu Skol na Rayon bameranye neza cyane, ibintu ni fresh, ubona ko basinyanye bafite n'ibikombe bya birahuri bya Skol, amazi ya Virunga, ibintu bimeze neza cyane. Bivuze ngo rero Skol na Rayon nta cyabatanya. Ayo nguko amakuru yiriwe hano mu Rwanda ndetse n'ibindi byose tuzatugenda tubibagezaho muri breaking news nk'izi ngizi hano ku Munota Sport.
ubwo tugenda tubagezaho ibi amakuru yose agiye asohoka agatanu kuri gatanu Fidari muri APR. Ubwo nandi makuru yose azajya agenda asohoka tuzagenda tuyabagezaho. Nk'ubu nahita ndeba niba ntayisohotse nkiri kuri coding aka kanya kugira ngo nayo mpite nyibabwira. Rayon Sport Day breaking news nta gihindutse. Rayon Sport izakina na Gor Mahia kuri Rayon Sport Day, itegerejwe kuzakinwa mbere ya Sekafa Kagame Cup. Ntabwo nari kugenda ntakababwiye, akaba ari uko nguko gahunda zimeze. Ubwo rero Rayon Day na Rayon Sport vs Gor Mahia akaba ari ibintu bizaba biryoshye cyane muri rusange. Aba Rayon izere ko ibintu ari fresh sana. Ubwo rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Ni Umunota Sport breaking news Bob 24 kanya gatoya turagenda tubagezaho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye, ariko nkwibutsa ko turi kumwe mu gikombe cy'isi, uba uri kumwe natwe live hano ku Munota Sport Bob 24. Munsi mwiza.